ndashaka rero kubwira abantu ko abantu bamaze kwibagirwa, natwe turimo turavuga ubutumwa abantu bakabifata nk'ibisanzwe, ariko nagira mbabwire ko isi igiye kurimbuka. Ngo Imana idufashe, abantu umuntu arahanura ariko ikintu kibabaje Imana, tugeze ku mugoroba, ndagira mbabwire ko burenda gucya, tugeze igihe cyawe urakizi, nubwo impanda yaba itinze, ese urupfu mugira ngo rwo ruratinze. Igihe cyose uciye bugufi ukihana, icyo gitambo kirahari ngo kigutungane. Imana y'amahoro nibane namwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Imana nibaha umugisha kandi Imana nibarinde mwebwe mutuye mu Rwanda, mutuye atandukanye mu bice bitandukanye, mu majyepfo, mu majyaruguru, uburengerazuba n'iburasirazuba n'umujyi wa Kigali, mwese turabashuhuje. Namwe muri diaspora, Imana nibaha umugisha aho mutuye hose, Abanyarwanda, abavuga Ikinyarwanda n'abatacyumva, mwese turabashuhuje. Abarwayi ntago twabibagirwa, abari kwa muganga, abari mu ngo baratwumva, tubasabiye gukira mu izina rya Yesu Kristo kandi Imana ibahaze ubuntu bwayo. Reka tubashimire uyu mwanya tugize umugisha wo kwakira umukozi w'Imana, sibwo bwa mbere tumwakiye ku Umuremyi TV. Ni kenshi cyane ni umukozi w'Imana, hari icyo Imana iba yamubwiye kugira ngo abwire Abanyarwanda n'abatuye isi yose, abadiaspora n'impande zose z'isi. Reka rero tumwakire namwe tubakira, abatari bakanda subscribe muyikande, noneho dufatanye gukora umurimo w'Imana mudutereye inkunga kuko niyo tuba dukeneye. Ngaho rero reka tumwakire. Yesu nashimwe umukozi w'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Mumeze mute? Turaho turashimira Imana. Imana yaraturinze, irinda ubugingo bwacu, turacyari bazima. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe cyane rero, muracyari bazima, Imana iracyabarinze. Reka udusengera Imana twihutishije tujye mu mwanya wo kumva cyangwa kugira ngo utubwire icyo Imana yagutumye ku Banyarwanda cyangwa ku bantu bose. Kadusenge. Mana Data wa twese, mu izina rya Yesu turagushimiye ko uduhaye aka kanya, habwa icyubahiro. Uyu munsi uduhaye nk'impano, turawugushimiye, kubane natwe mu kiganiro tugiyemo Mwami, ndetse mu ivugabutumwa tugiye gukora. Mwami, ijambo ryose tuvuga uriherekesha Umwuka Wera ariyobore kugira ngo rigere ku barikwiriye, kandi ukomeze kuba mu ruhande rwacu, kandi Mwami turinze kugira ngo utugirire neza muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe rero, reka twihuta dukora uwo murimo w'Imana. Imana ishimwe kandi ndongeye ndabasuhuje abo ku Umuremyi TV. Twari duherukana ariko turagarutse. Imana duhana umugisha, reka dusangire kumva ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana idushakaho. Turasoma ijambo ry'Imana, wadusomera amagambo y'Imana ari mu gitabo cy'Itangiriro. Itangiriro uradusomera igice cya 12. Some umurongo wa mbere. 12 Itangiriro 12 umurongo wa mbere. Yahera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Umurongo wa mbere, Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu. Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so. Usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Nzaguha umugisha. Nzaguha umugisha. Nzogeza izina ryawe. Nzogeza izina ryawe. Uzabe umugisha. Uzaba umugisha. Umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma. Kandi uzakuvuma nzamuvuma. Kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Amen. Yego. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ayo magambo numvaga ari muri nje kugira ngo tuyaganireho. Imana itegeka Aburahamu kuva
muri Uri y'Abakaludaya. Uri y'Abakaludaya cyari igihugu gisenga ibigirwamana. Uri y'Abakaludaya hari ahantu habi Aburahamu yari atuye. Imana imutegeka kuhava, imujyana mu gihugu cy'i Kanani, igihugu cyari kirimo, yari yarateguriye guheramo Aburahamu umugisha. Imana iramubwira ngo va muri Uri y'Abakaludaya ujye mu gihugu nzakwereka. Aburahamu yumvira Imana, arahaguruka ajya mu gihugu Imana yari imutegetse kujyamo cy'i Kanani. Iramubwira ngo zaguha umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, ndetse uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Imana itugirire neza. Ndagira ngo mbwire abantu ko iki gihe Aburahamu Imana imusanga cyari igihe kibi nk'igihe turimo. Cyari igihe abantu bari baribagiwe, bari bamaze kudamarara, bageze mu gihe cyo kudamarara, bibagiwe ibintu Imana yakoze. Ndashaka rero kubwira abantu ko abantu bamaze kwibagirwa ibintu Imana yakoze, bakaba bayituye kuyigomera, gukora ibidakwiriye. Ariko wowe muntu wamenye Imana, birasaba ngo wumvire Imana, uve muri iyo Uri y'Abakaludaya, kuko iyo Uri y'Abakaludaya izarimbuka. Imana irimo irakubwira ngo vayo uze mu gihugu Imana izaguhereramo umugisha. Imana itugirire neza. Nta handi imigisha y'Imana iri ni mu gakiza. Muririmbyi yaravuze ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana narayihawe, nyihabwa umunsi nihanaga ibyaha imbere y'Umukiza Yesu. Bivuze ngo mu gakiza nimwe imigisha y'Imana iri. Ndagira mubwire ko aho hanze haba imivumo, nta migisha ihaba. Ndagira mubwire ko muri ubwo bupfumu uri kujyamo, muri uko kuraguza, ni imivumo irimo, nta mugisha uriyo. Mubwire ko muri ubwo busambanyi urimo urajyamo, nta migisha iriyo, ni imivumo iriyo. Urakuraho imivumo, ntugumayo. Imana rero ivuganye nawe kuri uyu mugoroba, iravuze ngo va muri Uri y'Abakaludaya, va muri ibyo bigirwamana by'iwanyu, va muri iryo shari, va muri ayo mahihane, va muri ayo matiku, va muri ubwo bugome, uze ujye mu gihugu Imana izaguheramo umugisha. Uze mu gakiza, niho imigisha yose y'Imana iri. Niho Imana izaguhera imigisha, niho izaguhera ibyiza. Imana imaze gutegeka Aburahamu, yumvira Imana vayo. Ikibazo gikomeye ni uko n'uyu munsi Imana irakubwira ngo va muri ibyo urimo, ariko ukanga ukanangira umutima. Imana ishimwe ko Aburahamu atigeze anangira umutima, ariko wowe ikibazo cyawe Imana irakubwira ngo va muri ubwo busambanyi, ukanga ukanangira umutima, kandi igihe kirageze. Kandi iyo Uri y'Abakaludaya igiye kurimbuka. Imana itugirire neza. Imana ijya kurimbura isi, Imana yasanze Nowa, irangije iramubwira ngo iherezo ry'ibintu byose bifite umubiri, iherezo ry'ibintu byose bifite ubugingo ryageze imbere yanjye. Imana iravuga ngo igiye kubirimbura. Ariko ngo Nowa yari umukiranutsi imbere y'Imana. Imana iramubwira ngo nubwo yari umukiranutsi, yari ari hamwe n'abanyabyaha bazarimbuka. Imana iramubwira ngo bazi inkuge, ibarize inkuge uzahungiramo, kuko ngiye kurimbura isi nyirimbuje umwuzure. Nowa arangije yumvira Imana, bazi inkuge. Abazi inkuge ngo ayihomeshe ubushishi, ategereza ikintu Imana yamubwiye izakora. Imvura igwa gake, abona ibimenyetso by'imvura. Abibwiye abantu, yabwiriza ubutumwa, yabwira abantu ati mwihane kuko isi igiye kurimbuka, abantu ngo bakayifata nk'ibisanzwe. Natwe turimo turavuga ubutumwa, abantu bakabifata nk'ibisanzwe, ariko ndagira mbabwire ko isi igiye kurimbuka. Ndagira mbabwire ko iherezo ry'ibifite umubiri rinyuze mu maso y'Imana.
kandi mbabwire ko iyi si izarimbuka. Nubwo twabivuze kera, nubwo abahanuzi babihanuye kera, nawe ukaba warabisomye mu bitabo, ariko ndagira ngo ubwire ko ibimenyetso byose Imana yagiye itanga bizagaragaza ko imperuka igiye kuba, twamaze kubibona, nta gisigaye. Ahubwo icyamukumvira Imana ukava muri iyo Babuloni, va muri iyo Babuloni izarimbuka. Imana itugirire neza. Nowa yatumvira Imana yari kurimbukana n'abanyabyaha, ariko kubera ko yumviye Imana, Nowa yararokotse, arokokana n'umuryango. Cyama nawe ukumvira Imana ukarokoka ugakira, kubera ko abanyabyaha uri kumwe nabo, yewe mubwire ko bazarimbuka. Nugumana nabo, nawe uzarimbukana nabo. Muri iyi minsi dore urabwirwa kureka ibisindisha, urabwirwa kuva mu basinzi, kandi ukagumana nabo. Batangiye bakunywesha panashi, none bagezeho bakunywesha byeri, yemwe ntacyo utazakora. Batangiye ugendana nabo, none ugeze ubwo bagushora mu busambanyi. Watangiye ugendana n'igikunde cy'abanyabyaha, none nawe ibyaha byaragufashe. Ariko uyu munsi wumvisha ijwi riguhamagara ngo vayo, va muri Uriya Bakarudaya, va muri ibyo byaha uze mu gihugu Imana izakwereka. Va muri ibyo uze mu gakiza, niho imigisha y'Imana iri. Aho ngaho uri nta migisha iriyo, imigisha iri mu gakiza k'Imana. Imigisha yose Imana yarayifashe iyipfunyika mu gakiza, iyishyira muri Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo niho duhererwa imigisha yose. Cyangwa ukavayo ukareka ibyaha. Imana itugirire neza. Aburahamu arangije ngo afata urugendo ava muri Uriya Bakarudaya, araza agiye i Kanani. Ariko Imana ngo yari yamubwiye ngo asige imiryango ye, asige n'inzu ya se, asige byose akurikira Imana. Ariko ikiyababaje Imana, Aburahamu ngo agendana n'imiryango ye ntiyayisiga. Ibigirwamana bari bafite nawe agendana nabo, nabyo babyikoreye. Noneho Aburahamu ngo agisimbuye agenda, Imana ntiyamwishimira, ntiyabana nawe mu rugendo. Kubera iki? Kubera ko yari yahagurukanye n'ibyo Imana yamubujije. Ikintu kibabaje Imana rero, abantu bahagurukanye n'ibyo Imana babujije, barahagurutse ubu bitwa ba pasitoro ariko basambana. Bahagurukanye n'ibintu Imana babujije, bitwa ba bishop ariko ari abagambanyi, ari abagome, ari abicanyi. Bahagurukanye n'ibintu Imana babujije, nicyo kigiye kubarimbuza. Nicyo gitumye batazagera i Kanani, batazagera mu gihugu Imana arahiza izaduha, batazabona ubugingo. Imana idufasha. Umuntu arahanura, ariko ikintu kibabaje Imana, yahagurukanye n'ibyo yamubujije. Ahanurana ishyari, aririmbana ishyari, aririmbana amatiku, aririmbana ubwibone, aririmbana ubusinzi, aririmba ari umusambanyi. Ibyo ngibyo byababaje Imana. Imana irangije ngo iva mu ruhande rwa Aburahamu, irangije iravuga ngo ntabwo ishobora kugendana na Aburahamu kandi akiri kumwe na Tera, akiri kumwe n'abanyabyaha bo muri Uriya Bakarudaya. Ukiri umusambanyi ntabwo wakorera Imana ngo inezerwe. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo umuntu wese wegera Imana agomba kubanza akamenya ko iriho kandi igororera abantu bayishaka. Ibyo biri mu Baheburayo. Ndagira ngo ubwire ngo niba uzi ko Imana iriho, menya ko izahana n'abanyabyaha. Niba ukora umurimo w'Imana wiyoberanya, menya ko Imana izaguhana byanga bikuza. Imana izaguhana nutihana ngo ureke ibyaha. Aburahamu ngo amaze kugendana n'abanyabyaha, Imana iramusanga iramuburira. Ndashimira Imana, aleluya, ndashimira Imana ko itagitureka niyo twakoze ibyaha ntitureka, ahubwo iraguma ikatuburira. Niyo mpamvu umunsi uri kumva ijwi rikuburira, riguhamagara ngo va mu byaha uza mu gakiza ubemo neza. Muri ibyo yaravuze ngo niba uri muri Yesu gumamo,
niba uri muri we gumamo, we kuva mu Mana nta hagati hariho. Nta kuvuga ngo uyu munsi uri mu Mana, ngo ejo uri mu matiku, ngo uyu munsi uri gukorera Imana, ejo uri mu busambanyi, uyu munsi uri gukorera Imana, ubundi uri gukorera abantu. Nta hagati mu Mana habamo. Niba uri mu ruhande rw'Imana, garagaza ko uri mu ruhande rwayo. Imana itugirire neza. Igihe kimwe Mose abantu bakoze ibyaha mu butayu, barimo bakora, barimo badatana. Birangije Mose Imana iramubwira ngo natangaze itangazo, abwira Abisiraheli ngo abari mu ruhande rw'Imana bamwegere, abashaka kuba mu ruhande rw'Imana bamwegere. Abantu bari mu ruhande rw'Imana begera Mose, abandi ngo baguma mu ruhande rw'abakoze ibyaha, rw'abaneguye Mose, rw'abakoze ibidakwiriye birakaza Imana. Abo ngabo Imana yategetse ubutaka bwarasamye burabamira, ntibongeye kugaragara. Ariko abari mu ruhande rw'Imana bararokotse. None wewe uri mu ruhande rwande? Uri mu ruhande rwande? Imana itugirire neza. Imana irashaka kugaragaza uruhande urimo. Rimwe uba uri mu bapfumu, ubundi ngo waje gusenga, bundi uri mu busambanyi, bundi ngo uri kuvuga ubutumwa, bundi uri mu bwibone, bundi ngo uri kuramya. Ese uri mu ruhande rwande? Imana itugirire neza. Ukwiye kugaragaza uruhande urimo. Imana intumye kukubwira ngo va muri ibyo byaha urimo. Imana irashaka kusiga, kugira ibyo usiga, ugira ibyo urekura, kugira ngo usingire ubugingo buhoraho. Kandi mbabwire ko Imana ije guhana kandi ije no guhemba. Izahemba abakiranutsi, ariko abanyabyaha bazarimbuka. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya itubwira ngo iki mu rwandiko rw'Abaheburayo? Usomye igice cyaho cy'icumi, gasoma umurongo wa 36, haravuga ngo kuko mukwiriye kwihangana, kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka, muzahabwe ibyasezeranijwe. Dore haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntabwo azatinda. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma ntabwo umutima wanjye uzamwishimira. Ndagira nkubwire ko iyo wasubiye inyuma ntabwo Imana ikwishimira. Niyo mpamvu uyu munsi wowe wasubiye inyuma ukaba udukurikiranye, Imana irashaka ko ugaruka. Imana iragutegera amaboko ngo ikubabarire. Imana irakubabarira. Nubwo waba warasambanye bingana bite, Imana irakubabarira. Nubwo waba warakoze ibyaha bimeze biti, Imana irakubabarira. Imana igufitiye imbabazi, yemera gutandukana n'imiryango y'Imana, irongera ibana nawe, yongera kubana nawe nka mbere. Imana irashaka kuva muri ibyo byaha, ikongera ikabana nawe nka mbere. Imana irashaka ko wongera gusubira mu muhamagaro wawe. Wowe wataye umuhamagaro, Imana irashaka ko wongera kugaruka mu muhamagaro. Wowe wakoreraga Imana neza, ariko umunsi warabivanze, washyizemo ibindi byatumye Imana igutera umugongo. Nawe ubwawe uriyizi ko nta bihe byiza ufite mu mutima wawe. Nubwo wabwiriza uzi ko wacogoye, nubwo wahanura uzi ko nawe wacogoye, urabizi. N'ibibabi gusa nta mbuto zirimo. Imana irashaka imbuto kuri wowe ikazibura. Nawe urabizi ko wanamutse mu mutima, ariko Imana irashaka ngo wongere ugaruke mu muhamagaro wawe. Aburahamu yawugarutsemo, Imana irongera ikomeza kubana nawe, kandi yamuhaye gakondo, yamuhaye Kanani, yaramugororeye. Nawe niwemera kugaruka mu muhamagaro, Imana irakugirira neza. Imana irongera igusubiza ibihe nk'ibya mbere. Se wowe ntiwatakaje ibihe byawe? Wowe urumva utaratakaje ibihe? Urumva ukibanye n'Imana neza? Dore warasenga ukabishobora, none ntugishobora no kwiyiriza ubusa. Waririndaga bigakunda, none usigaye ibyaha bikunesha. Ariko Imana ivuganye nawe muri uyu mugoroba ngo va muri ibyo byaha urimo. Imana yongere igusubiza imbaraga, wongere uhabwe imbaraga zo kunesha. Imana itugirire neza. Tugeze ku mugoroba, ndagira mbabwire ko bugiye burenda gucya. Tugeze ku mugoroba,
muririmbyi araririmbye aravuga ngo murinzi we menyesha igihe iwacu se ni muhero ati ijoro ryijimye cyane buracyaha nyuma. Murinzi we menyesha igihe, aramubwira ngo burije ariko burenda gucya. Ndagira amabwire ko turi ku mugoroba, impanda y'Imana iri bugufi kuvuga, n'uyu munsi yavuga. Ese igihe cyawe urakizi? Nubwo impanda yaba itinze, ese urupfu mugira ngo rwo ruratinze? Nubwo Yesu yaba atinze kuza gutwara itorero, ariko umugeni we ahora yiteguye kumujyana. Impanda yawe ni urupfu rwawe, umunsi umwe rwagutwaye, impanda yawe izaba igeze. Imana itugirire neza. Ndagira amabwire ngo uyu munsi Imana irashaka kuva mu byaha. Imana ihamagara Aburahamu imubwira ngo ave muri Uriya y'Abakaludayi. Aburahamu Imana yaramubwiye ngo nasige ibintu byose n'imiryango yose, ariko agenda ajye mu gihugu Imana izamuheramo umugisha. Aburahamu yumvira Imana arahaguruka. Ndagira ngo mbabwire icyo Imana ishaka ni ukuyumvira, kandi mbabwire ko kumvira Imana biruta ibitambo, niko birivuga. Kuba waririmba ariko utumvira Imana, umenye ko ntacyo bimaze. Kuba wahanura ariko utumvira Imana, guhanura kwawe ntacyo bimaze. Kuba wasenga ariko utumvira Imana, ndagira ngo ubwiye ko gusa amasengesho yawe ntacyo amaze. Kuba ibitambo watamba byose ariko utumvira Imana, ntacyo ibyo bitambo bimaze. Aburahamu yumviye Imana arahaguruka, ava muri iki gihugu, ava muri Uriya y'Abakaludayi, ajya i Kanani nk'uko Imana yari yabimubwiye. Kandi agezeyo Imana ihamuhera umugisha, Imana imugira sekuruza w'abizera, Imana imuha umurage. Na n'uyu munsi turi urubyaro, natwe ubwacu turi urubyaro rwa Aburahamu. Ndagira ngo ubwire ngo waba pasitoro, waba reverandi, waba bishopu, izina ryose, titire yose wakwiha, ariko ukayiha utumvira Imana, ibyo byose ni ubusa. Ibyo byose ni ubusa, ntacyo byaba bimaze. Kuba wakorera Imana ariko utayumvira ntacyo bimaze. Imana irashaka kuyikorera ariko uyumvira. Imana itugirire neza. Aburahamu yumviye Imana, biravuga ngo yizeye Imana bimuhwaniriza no gukiranuka. Kubera ko yumviye Imana akemera guhaguruka, akajya mu nzira Imana yari imubwiye kujyamo, umuhamagara Imana yari imuhamagara akawemera. Imana itugirire neza. Bene data, Bibiliya iravuga ngo ntabwo twahamagariwe kwanduzwa, iravuga ngo twahamagariwe kwezwa, ntabwo ari ukwanduzwa. Ntabwo Imana yaguhamagaye igira ngo iguhamagare gutyo ubaho uri umunyabyaha uririmbe ngo uwo ni wo muhamagaro. Umuhamagaro Imana yaduhamagariye ni ukwezwa, ni ukugira ngo dutungane. Imana icyo yaguhamagariye ni ukwezwa. Uwo ni wo muhamagaro wacu, waba uri mu idini waba urimo ryose, Imana yaguhamagariye kwezwa. Ubutumwa bwose rero wakumva butari ubutumwa bukubwira kwezwa, bukubwira gutungana, buguhamagarira gukizwa, ubwo butumwa bwose burapfuye. Imana itugirire neza. Bibiliya ivuga ngo iki? Mu rwandiko rwanditswe na Yohana, rwandiko rwa mbere, iravuga ngo nta rindi sezerano Imana yadusezeranije ni ubugingo buhoraho. Ikintu Imana yadusezeranije ni ukuduha ubugingo. Ubugingo buzahabwa abandi, buzahabwa abejejwe, abantu batunganijwe. Imana itugirire neza. Biravuga ngo bazezwa kandi bazatunganwa.
icyo Imana duhamagariye ni ukwezwa. Ntabwo rero wavuga ko ukorera Imana kandi wanduye. Umuntu wese ukorera Imana agomba kubanza guca ku gikarabiro akezwa. Mu gihe cy'Abisiraheli kwinjira mu ihema ry'ibonaniro hari ubwo babanzaga guca ku gikarabiro. Ntabwo binjiraga mu ihema ry'ibonaniro aho babonanira n'Imana banduye, barabanzaga bagakaraba bagaca ku gikarabiro, kandi bakageraho umutambyi ari. Umutambyi akabatambira igitambo cyo kubahuza n'Imana. Imana ishimwe ko noneho tutakijya imbere y'Imana dutwaye amapfizi y'intama n'ay'ihene, ahubwo twabonye igitambo kizima Imana yaduhaye, umwana wayo Yesu Kristo, ngo atubere igitambo cy'iteka ryose. Igihe cyose uciye bugufi ukihana, icyo gitambo kirahari ngo kigutunganye. Igihe cyose uciye bugufi ukihana ukareka ibyaha, ukava mu byo ukavuga ngo ibyaha ndabiretse, igitambo gihoraho kizima kitagira inenge Imana yaduhaye kiragutunganya rwose. Imana ishimwe cyane. Kandi Bibiliya avuga ngo ubwo Yesu yazaga, yaravuze ngo dore ndaje Data ngo nkore ibyo ushaka, kandi akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Ndagira ngo ubwire ngo nubwo wagize intege nke ugacogora ukananirwa, ariko Imana ndagira ngo Yesu we yaje gukuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Ibyo byaguciye intege Yesu arabivanaho, ubundi araguha imbaraga, ubundi aragukomeza, ubundi urongera ube mushya. Imana itugirire neza. Niwemera guca bugufi ukemera kwihana, Imana irakweza. Gukorera Imana ni ukuyumvira. Ntabwo wakorera Imana utayumvira, kandi ukwiye kwizera ko Imana iriho. Niba wizera ko Imana iriho ukaba uzi neza ko iriho, ugomba kuyikorera uyitinya. Ntabwo ukwiye gukorera Imana kandi ugakora n'ibyaha. Nta hagati habaho mu Mana, ahubwo niba uri mu Mana bamo, niba kandi no mu byaha jya mu byaha, ariko we kubeshya ngo ukorera Imana kandi ukora n'ibyaha. Imana ibagirire neza kandi ibahe imbabazi. Ndagira ngo rero soreza aha ngaha, gasoreza aha. Imana yahamagaye Aburahamu ikamuha umugisha, yemeye kuyumvira. Nawe nuyumvira izaguha imigisha. Amen. Urakoze mukozi w'Imana. Imana ni guha umugisha cyane. Ubwo ibyo Imana yaguhaye agasekura gapfundikiye, ubwo ni ibyo ngibyo Imana yashatse kugira ngo igeze ku bantu baraza kutwumva, kandi buri muntu wese yumve iki kiganiro guhera aho twatangiriye. Kandi ndabizi ko nawe hari icyo Imana, hari ukuntu Imana irakugirira neza, kuko Imana yavuze ngo nzaguhera umugisha muri Aburahamu, urubyaro rwose Aburahamu niho nzahera umugisha, nzabahera umugisha. Ubwo abazizera Kristo niho tuzahererwa umugisha muri Kristo Yesu. Bakunzi bacu rero turabakunda cyane kandi turabishimiye. Reka tumusabe aduhe nimero ku buryo umukeneye cyangwa umutekerejeho abe yamubona. Reka tugusabe uduhe nimero zanyu. Imana ibahe umugisha. Nimero yanjye ya telefoni ni 078 23 6 6 5 3 Imana ibagirire neza. Murakoze cyane kandi Imana ibashyigikire, ibakomeze ibihe byose. Reka tumusane yongera dusengera Imana dusoza. Kadusenga Imana. Gusa mwumvira Imana. Iyo umuntu yumviye Imana abaho, kandi iyo umuntu yumviye Imana, Imana nayo ntimureka. Imana ntigeze ireka Aburahamu, yabanye nawe no mu ntambara no mu bigeragezo, kandi imusohozaho amasezerano. Ntiwavuga rero ko utegereje amasezerano kandi utumvira Imana. Ubu hari abantu bagira ngo baracyari mu masezerano kandi Imana
yarayabakuyeho kubera ko batayumviye. Imana yigeze ibwira umuryango wa Eli, irawubwira ngo bareke gukora ibyaha, ngo baraguma barabikora, barayisuzugura. Imana irangije iravuga ngo noneho ubu ndarahiye ibyo nari naravuganye no kwa Eli ndabihagaritse. Nari naravuze ko ubutambyi buzaguma muri bo, ariko kubera ko batanyumviye bagumye gukora ibyaha ndabihagaritse, ahubwo ngiye kubarimbura, kandi inzu yo kwa Eli nzakoramo ibizatuma abantu bose bamenya ko nahageze. Amatwi yose azacura injereri nabyumva. Bazize kutumvira, nawe mwene data umvira Imana, nibyo bizaguhesha kubona umugisha w'Imana. Mana data wa twese, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye kubanye natwe muri uyu mwanya. Ijambo ryawe uriherekesha imirimo n'ibitangaza, kandi mwami wacu rigendana ibimenyetso, kandi ukomeze kugirira neza umuntu wese wumvishira ijambo. Uha abantu kuva mu byaha, ubaha imbaraga, abananiwe, ababaye nk'amagufa yumye bagacogora, abo ngabo ubasukeho umwuka we kugira ngo bahaguruke, maze wongere utange ububyutse kugira ngo abantu barusheho kugukorera. Kandi abantu mwami, reka ubagirire neza, iri jambo ribabere inkoni ituma basindagira, bakava mu isayo y'ibyondo bari barimo, bakasubira mu nzira nziza ibageza ku bugingo. Ndagushimiye rero, komeza ube mu ruhande rwacu, kandi ukomeze kudushoboza gukora umurimo. Niyica no turayisengeye kugira ngo mwami uyagure, kandi umugisha wawe uyibeho, kugira ngo irusheho kwamamaza ubutumwa bwiza. Sabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze mukozi w'Imana. Imana niguha umugisha, namwe mutwumva Imana nibaha umugisha, kandi Imana nibishimire. Niba umwuka ari cyo kubwiye gikore, ntusuzugure umwuka w'Imana, kuko nugikora urahabwa umugisha w'Imana. Ngaho rero reka tubashimire uburyo mudukurikira, mukanda subscribe kuri iyo channel Umuremyi TV kugira ngo tujye tubana. Reka tuvuge ngo tuzabunane ubutaha. Murakoze cyane. Mana uri data wa twese mwiza, ndagushimira ko ushobora byose, ndagushimira ko wera kandi ukiranuka, ndagushimira ko wabanye natwe, ndagushimira ko dushoboje gukora uyu murimo. Izina ryawe nirihimbazwe mu izina rya Yesu Kristo, amen.